wowe sinzi uko nakuvuga, wowe sinzi mbese ijambo nakoresha ngushimira kuko wambaye hafi na n'ubu uracyakomeje, n'ubu umamagara umbwira ko utari kugira icyo tugezaho. Ni ukuri ndagushimiye cyane. Ndibuka umunsi nari ngeze ku subscribers 50, nagiye kureba nsanga havuyeho abantu 5. Ndavuga se mana bigenze biti, ubwo mba nsigaye kuri 45. Ubwo rero nahise ncika intege, ndavuga bino bintu mbivuyemo ndabiretse. Sister wanjye yarambwiye ati ibyo urimo ni ibiki, komeza gahora ntera imbaraga, noneho washyiraho video ukabonererwe n'abantu 30, ukabonererwe n'abantu 40. aho ho nahitaga nyamanika nkavuga ibi bintu mbivuyemo. Nshuti zanjye, gukora video kuya YouTube channel utazagira ngo uricara gutya gusa ugasanga video yikoze. Gukora video biragora, gukora video ni ikintu kigora cyane pe. Ubwo rero yishyizeho warangiza ukabonererwe n'abantu 20, abantu 30, wumva ucitse intege cyane kubera ko umuntu aba yitakajemo imbaraga nyinshi. Ariko yahoraga ntera imbaraga, akambwira ati komeza. Ndibuka noneho hari video nigeze nkora. Hello family, ndabasuhuje. Narimba kumbuye ntimwabyumva, gusa nimwumva ijwi ryanjye ritameze neza mwihangane, ni grippe. Hano Mozambique hari ubukonje bukabije, hari ubukonje buteye ubwoba. Turi gukonja tukaba pedra. Mwihanganire rero ijwi kuko ni amagrippe. Narimba kumbuye rero. Nizere ko mumere neza aho muherereye hose. Abari Mozambique mukomeze mwihanganira kakabeho, abari mu Rwanda nabo ngo bari mu bushyuhe buteye ubwoba, ngo bari gushya. Namwe rero mukomeze mwihangane. Wowe unkurikira hano ku nama za Queen 31, aho waba unkurikira uherereye hose, wumve ko ngusuhuje, ndakuyambiye cyane. Narimba kumbuye, narimaze igihe ntagaragara hano, ariko uyu munsi nagarutse. Akingaruye rero cyane nje kubashimira. Ndabashimiye cyane mwebwe mwabashije gukanda subscribe hano kuri channel inama za Queen 31. Mwabonye ko twageze ku 1000. Ndabashimiye cyane wowe wafashe umwanya wawe ugakanda subscribe, ndagushimiye. Nuko Imana ikomere umugisha. Rero gufungura channel ukabona ugize abantu 5, ukabona uvuye ku muntu umwe, ukabona ugiye ku 10, ukabona ugeze ku 1000. No kuri ngewe numva ari ishimwe rikomeye cyane, numva ari ishimwe rikomeye kuri mwebwe mwabashije kubana nanjye mugakanda subscribe, kuko ntago biba byoroshye. Ndibuka ko nkigera ku bantu 100 numvaga mbese ndi kubyibuha buri kanya, ndi gukomeza niyongera. Kwibona rero ngeze kuri 200 numvaga ari urundi rwego. Ubwo rero kubona ngeze ku bantu 500 byo numvaga ari ibintu birenze cyane, nkumva ndaremereye, nkumva sinzi ukuntu nabashimira. Rero kwisanga ngeze ko subscribers 1000, no kuri numvishe nishimye, numvishe aho buri wese uri wabashije kubana nanjye muri uru rugendo namugurira kandi nuko muri kure cyane, muri kure yanjye, abandi simbazi, harimo abo nzi. No kuri mwese ndabashimiye. Imana ibamera umugisha utagabanije. Ndashimira umutware wanjye wumva ko huri ngushimiye. Wanteye imbaraga ukakomeza umbwira ati komeza. Nagera ku bantu 10 ati courage, nagera ku bantu bangati courage. Nukuri wabanye nanjye. Menyerewe muntu warebye ibiganiro ubisubiramo inshuro zirenze imwe. Nukuri ndagushimiye. Imana ikumere umugisha. Wabanye nanjye, uranjigikira, urabyemera. Ubundi niyo uvuga ati ibi bintu simbishaka ntabwo byari gukunda, ariko wemeye kunshyigikira ugakomeza umbwira courage, ubu ngubu ni ukuri wumve ko ngushimiye. Imana iguha umugisha. Warebye ibiganiro byanjye ukajya ubisubiramo, ukongera ukabisubiramo.
ni ukuri igishoboka cyose waragikoze. Ndagushimiye Imana ikumpera umugisha. Wanteye inkunga, ibyo wari ushoboye cyose waragikoze. Imana ikumpera umugisha rero. Ndashimira sister wanjye ndagushimiye. Wowe sinzi uko nakuvuga, wowe sinzi mbese ijambo nakoresha ngushimira, kuko wambaye hafi na n'ubu uracyakomeje, n'ubu bumamagara umbwira ko utari kugira icyo tugezaho. Ni ukuri ndagushimiye cyane. Ndibuka umunsi nari ngeze ku basubscribers 50, nagiye kureba nsanga havuyeho abantu 5. Ndavuga se Mana bigenze biti, ubwo mba nsigaye kuri 45. Ubwo rero nahise ncika intege, ndavuga bino bintu bivuyemo ndabiretse. Sister wanjye yarambwiye ati ibyo urimo ni ibiki, komeza gahora ntera imbaraga. Noneho washyiraho video ukabonererwe n'abantu 30, ukabonererwe n'abantu 40. aho nahitaga nyamanika nkavuga ibi bintu mbivuyemo. Nshuti zanjye, gukora video kuya YouTube channel utazagira ngo uricara gutya gusa ugasanga video yikoze. Gukora video biragora, gukora video ni ikintu kigora cyane pe. Ubwo rero yishyizeho warangiza ukabonererwe n'abantu 20, abantu 30, wumva ucitse intege cyane kubera ko umuntu aba yitakajemo imbaraga nyinshi. Ariko yahoraga ntera imbaraga, akambwira ati komeza. Ndibuka noneho hari video nigeze nkora ndangije njye kwana mbona imaze isaha irebwe n'abantu 10. Ndavuga ni reka ibi bintu nge sinabishobora, ntabwo imbaraga ntakaza muri ibi bintu nakomeza kuzitakaza ngo video irebwe n'abantu 10. Reka nimbivuyemo rwose. Akambwira ati nge rwose ko utashyizeho video ubwabyo ntabwo mbasha gusinzira ntarebye video yawe. Nabashije kujya kora bazakwini 31 ngo mbashe kureba video yagiye. Ubwo rero uri kugicisha irungo tizishiraho nishaka nzirebera nyenyene. Ubwo rero nk'umuvandimwe yakomeje ntera imbaraga na n'ubu sister wanjye ndagushimiye, wumve ko ngushimiye. Imana ikumpera umugisha, Imana ikumpera ibyo wifuza byose. Nukuri ndagushimiye cyane, ntiwahemye kunshyigikira na n'ubu uracyanshyigikiye kuko n'ubundi ndacyagukeneye. Nshimiye mama wanjye rero, ndagushimiye, wumve ko ngushimiye. Nawe wanteye imbaraga cyane, wabanye nanjye muri uru rugendo. Mutari gumbera ndi kuva ngo muri uru rugendo ngo mwumve ko rurangiye. Nukuri ruracyakomeje, ariko ku basubscribers 1000 ngiye numva ari ikintu gikomeye, numva ari abantu benshi cyane, numva ari ibintu nishimiye cyane, numva umutima wanjye unezerewe mbese. Niyo mpamvu rero mfashe aka kanya ndavuga nti reka nshimira abantu muri uru rugendo nagenze rw'abasubscribers 1000. Wenda wowe utazi ibintu bya YouTube channel ushobora kugira ngo ni ibintu biba byoroshye, ariko kuza utazwi, nta muntu ukuzi, utari umusitari, ukabona umuntu wa mbere akanda subscribe, ukabona umuntu wa kabiri, kubona abantu 100 ubwabyo ubona ari ibintu birenze. Kugira ngo rero uzagende ugere ku bantu 1000 wowe umva ari ibintu birenzeho. Ndibuka ko umunsi nari ngeze ku bantu 999 habura umuntu umwe, naricaye ndavuga ni aba bantu uyu muntu umwe ngombe mutegereze. Nubwo nakuzi wowe wakanda subscribe ukahita wuzuza 1000 nukuri wakunyereka naguhobera. Numvise rero nishimye, numvagize ibyishimo mu mutima wanjye. Nukuri ndabashimiye, nanone ndacyabashimira. Mama wanjye rero ni wowe narindiho, ndagushimiye cyane. Ndibuka ko nteye imbaraga, wakomeje ntera imbaraga, wakomeje umbwira ati mwana wanjye komeza, wakomeje umbwira ati mwana wanjye ibintu ukora ndabikunda mwana wanjye. Umva mama wanjye ndagushimiye, Imana ikumpera umugisha. Wakomeje umamagara cyane umbwira ati nubwo wahura n'ibicanege jye wumva ko hari abantu bakuri inyuma, jye wumva ko hari abantu bagushyigikiye. Ubwo rero kumva yuko kigikiwe n'umutware wanjye, kigikiwe n'umuvandimwe wanjye, mukuru wanjye nkunda cyane, nkumva nshyigikiwe na mama wanjye, numvaga ari ibintu bikaze, numvaga ubonye n'ubwabo bahagije. Nubwo nahura n'ibyanshi intege, nubwo nahura n'abavuga uko bumva, abo ngabo ubwabo numvaga bampagije, numvaga kuba bandi inyuma ibyo byonyine bihagije. Ubwo rero nshuti zanjye,
ntabwo narinje gukora video ndende cyane, sibye ko nari mvuze nti reka mfata akanya mbashimire, twishimire hamwe iyi ntambwe twabashije gutera y'abasubscribers 1000. Ntabwo ari ibintu bisanzwe kuri nge. Ushobora kureba iyi video yanjye nawe ufite YouTube channel, ufite nk'abantu 5,000, ufite miliyoni, kavuga uti ese uyu wari kwishimira abantu 1000, abantu 1000 ni iki? No kuri nge ndabifata nk'ibintu bidasanzwe, ndabifata nk'ibintu bikomeye, ndabifata nk'ibintu mbese wumve ko mbifata nk'ibintu bidasanzwe. Wowe rero wabashije gufata mwanya wawe ugakora kuri subscribe ukanshyigikira, ni ukuri ndagushimiye. Wewe wabanye nanjye muri video zose nagiye nshyiraho, hari abantu nzi bagiye bazisharinga, hari abantu nabo ntazi, mwese mwagiye musharinga mugasharinga ku nshuti zanyu, mwese ni ukuri mwakomeje kujya mu ntera inkunga ikomeye, mwese ndabashimiye. Abazisangije kuri WhatsApp, ababanye nanjye mbese ni ukuri ndabashimiye, mwumve ko mbashimiye. Imana ibampere umugisha mwese aho waherereye hose, wumve ko ngewe Queen ngushimiye, Imana ikumpere umugisha. Umuntu wakanze subscribe bwa mbere ni umutware wanjye, nawe ndagushimiye. Uwa kabiri yabaye sister wanjye, abandi baje bakurikiraho namwe ndabashimiye nubwo ntabazi, ariko no kuri Imana ibamera umugisha. Rero nubundi urugendo ruracyakomeje, ntabwo dusoreje hano mutumva nabashimiye ngo muvuge ngo wenda ngo urugendo rurarangiye. Oya, nubundi turacyakomeza. Ubu ngubu intego ni ukufunga abasubscribers 10,000. 10,000 ni ukuri kuba tugeze ku 1000 nabyo ubwabyo njyewe najyaga nicara nkumva bitashoboka. Ngifungura YouTube channel numvaga bitashoboka, naravugaga se nundi ko sindi umusitari, nta muntu nzi, none se ubundi abantu bakazakanda subscribe bazaba bavuye hehe? Rero ibyo ngibyo Imana yarabikoze, abantu bakanda subscribe. Ubu tuvugana dufunze 1000, ngera ku 1000 mu gihe mbese kitana kirekire cyane, kuko na amezi 3 abaye menshi ntago yarengane. Ubwo rero murumva yuko Imana yabanye nanjye, Imana yabanye natwe. Nta mpamvu rero yo kudashima, nta mpamvu yo kutabashimira, kuko mwabanye nanjye, mwaritanze, mwafashe umwanya wanyu mureba video zanjye, mwafashe umwanya wanyu mukanda subscribe. Ntago nabura gushimira n'umuntu nigeze mbwira nti ukanda subscribe, arambwira ati subscribe yanjye uranyishyura ngahe? Ari seriye, ntago byari ibintu by'imikino. Yarambwiye ati subscribe yanjye urayishyura. Ariko reka mbabaze inshuti zanjye, nk'ubwo iyo ufunguye video y'umuntu ubundi ukagenda udakanze subscribe, mu by'ukuri gukanda subscribe ntabwo ari ibintu biba bigoye cyane, ntabwo ari ibintu biba biri butware n'amasegonda 5. Ariko subscribe yawe ukayikomeraho kumva ati ntabwo nayiguha, ubwo mu by'ukuri wabasha no gutanga amazi yo kunywa? Mumbwire namwe, wowe ubasha gufungura video, ugafungura channel inama za Queen 31, warangiza ukareba video, wenda ukareba video ukanayirangiza, ariko wangiza ukitambukira utanteye iyo nkunga ntoya itagoranye ya subscribe. Ubwo twahora mu nzira inyota inyishe ukabasha kunywa amazi yo kunywa? Byagorana. Ni ukuri subscribe ntabwo ari ikintu kiba kigoye. Mujye rata mudufasha, mudutera inkunga, mudufashe. Natwe tuba twakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo uzabashe gukora video. Ni ukuri gukora video ni ibintu bigora cyane, ni ibintu bigora cyane, ni ibintu bitwara umwanya. Ubwo rero nta yindi nkunga ibikomeye umuntu aba akeneyeho usibye subscribe, ubundi ukabasha kureba video ukayirangiza. Ni ukuri aho ngaho ubu nteye inkunga ikomeye, ubu nteye inkunga ikomeye. Mwebwe rero mufite umutima wo gufasha, mwebwe mubasha gufungura video mukabasha kureba ikarangira, ni ukuri namwe ndabashimiye. Imana ikomeze ibamere umugisha. Gahunda rero ni 10,000. Ni 10,000 nabyo tugomba kubigeraho, ntago bigoye, usibye ko nabisabira yuko namwe mutarakanda subscribe no kuri mwakanda, ubundi tugakomeza kujya tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Nubwo kino gihe mfite umwanya mutoya, nzajya ngerageza nze ubundi nkora ka video gatoya kugira ngo irungu ritabica.
rero ndumva nasoreza hano. Intego nyamukuru kwari ukubashimira kuri urugendo rwa 1K. Intego kwari ukubashimira. Rero ndabashimiye aho uri hose, wumve ko ngushimiye ufungura video yanjye kayireba, bundi ukanira n'inkugu ugakora subscribe, wumve ko ngushimiye aho waba uherereye hose. Imana ikomeze kubamera umugisha mu byo muri gukora byose, namwe muhirwe, namwe Imana ikomeze yivange mu byanyu. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mubane nanjye. Ibiganiro byo hano kuna Mazaki ni 31 nakagaruka. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.